hano bahita muri kulalaha ufurahi bamwe bakahita muri Mayami. Twongeye kubasuhuza inshuti bavanywe mukurikiye Abaton TV mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, twizere ko mumeze neza cyane nkuko mubyumva mukumbi amajwi ari henshi cyane, amajwi menshi cyane agiye atandukanye. Hano duherereye mu Biryogo hazwi nko muri Carfreezone, ariko ubu ngubu hakaba haramaze kubatizwa umujyi bita muri Mayami, ndetse nyine abandi bakahita muri Town China nyine ngo mu Bushinwa. N'amazina menshi agenda ayitirirwa ahangaha. Turi kumwe rero n'umusore wacu mubona ugaragara neza cyane, afite vibes, nawe akaba uyu munsi yasohokeye muri uyu mujyi. Ese tuzajya tumubaze se bimeze bite ahantu, urabona hameze gute, vibes zaho nk'umuntu nkawe urabona bimeze bite? Wanyita V-boy, the Switzerland. Izini vibes twe twita Mayami. Ni mu Biryogo ya Carfreezone. Ese nkawe nyine uri kuhareba ubona uburyo hameze, ambiance hari, abantu bahari bagiye batandukanye, urabona aka gace gafite uwuhe mwihariko, urabona ari iki gafitiye Abanyarwanda muri rusange? Bro, tutagiye kure, like murabizi Biryogo yahoze iyobora nyine NY, umutima w'u Rwanda, ya mutima wa KG. So abora ari umwihariko wa TV bya bitandukanye, utuntu tw'udutangawizi nyine, ari ibiryo byiza cyane bya Kisilamu.
urabona nyine ibi bintu ntibyari bisanzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, byari bisanzwe nyine muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye byo hanze mu Burayi no mu bindi bihugu nyine nk'uko wumva nyine ukuntu bahise bahereza izina muri Mayami. Ese urabona ari iki nyine hagaragara bituma abantu bakomeza bahaza? Urabona se ibintu bizafasha iki urubyiruko muri rusange? Icyambere cy'icyo navuga ngo nda kuri side y'urubyiruko nuko abenshi ibi bintu birafasha mu gukumira ibiyobyabwenge, kuko niba umwana aje agafata icyayi biri kugabanya no gusesagura kw'amafaranga, aho kugira ngo ugure iyo nzoga y'amafaranga menshi ukaza ukagura icyayi. Ari ikintu cya mbere cyo nk'amatangawizi aragufasha mu mubiri, urukumva, noneho agufasha kugabanya bya biceri, aguha ibyishimo. Nk'uko tubibona nyine ni fani. Okay, nk'uko tubibona turabona hari ingeri zigiye zitandukanye, harimo abakobwa, harimo abamama, harimo abapapa, harimo abana. Urabona ni ingeri zigiye zitandukanye. Ese byari bisanzwe ko kuwa gatanu cyangwa mu bindi minsi isanzwe abantu nk'aba ngaba basohokera mu tubari, ahantu hari inzoga, ahantu baba bagiye kubyina, ni igiki ubona kiba cyabakuriye kuba nabo baza bakanywa icyayi cyane mu Biryogo? Of course, niba hari ikintu gishimishije cya mbere ni ukubona abantu bava mu nce zitandukanye zo mu Rwanda bakaza mu Biryogo amasaha menshi cyane, ku buryo usanga na saa sita bakiri hano abantu benshi. Nyine ndakeka like nubwo abenshi baracyaharaye, ariko hari abahahoze bakihaza kandi bazakomeza kuhaza kuko Ese ni iki muri rusange ubona ahantu hakomeje gukurura abantu, icyo ubona cy'umwihariko kimaze kuhagera kuva bahafungura? Ahantu hasigaye heza cyane, kuva basiga amarangi hahise haba heza cyane. Noneho n'iki kintu bakoze cyo gufunga umuhanda, ngana ko byafashe na business nyinshi kuzamuka. Ibibora ni byiza cyane. Okay, urakoze cyane. Muri rusange nyine utubwiye uburyo ibyiza byaho, uburyo abantu baba bagiye basohokera, baba bagiye batandukanye, utubwira n'uburyo namwe nyine nk'urubyiruko uburyo muhafata n'icyo kintu cya ubwanyu muri rusange, ikintu bibamariye kuba ahantu barahise muri Carfreezone. Ongera dusubiremo umujyi waho, uburyo iri zina bahaye iri zina rimeze bite? Ukuntu ngewe mafata nk'urubyiruko, ijambere cyo bamfasha guhura n'inshuti zitandukanye kandi tugahura mu bintu bya nyabyo, bitari guhurira muri bya bintu usanga ari ibishuko. Haba umuhungu cyangwa umukobwa muhurira hano, murumva ntago muhuriye mu bintu bibi. Ikindi bigufasha ndabona ari show nyine. Reka turebe uburyo nyine tujye kuguma natwe dutemberera muri aka gace. Sinzi, ndagira ngo wibutse abantu badukurikiye izina ry'aka gace bahise bahitirira muri rusange. Ni irihe zina bahahaye hano hantu? Nongeye mita Mayami. I call it Mayami. Wow, byiza cyane. ngira ngo nyine nk'uko mubibona turi muri Mayami. Aka ni agace rero kamaze gukundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho hitabira abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, harimo urubyiruko, abamama, abapapa, ndetse n'abantu bagiye batandukanye n'abanyamahanga, dore ko basigaye baza kuhasohokera. Nyine urabona ko icyayi ni ibintu byiza cyane, bigaragara ko ari abantu bamaze kuba bahakunda cyane hano muri Carfreezone mu Biryogo, ahazwi cyane nko muri Mayami, muri town cyane. Reka dukomeze dutembere muri quartier turebe kuno byifashe nyine. Nkuko twakomeje kubabwira rero, twakomeje kubabwira yuko twakomeje gutembera muri quartier ya Biryogo, ahazwi nko muri Mayami. Rero ni ahantu heza cyane, ubona hari ambiance igiye itandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye, hari abantu b'ingeri zose, hari urubyiruko, hari abapapa, hari abana, hari abamama. Murabona nanone rero turi kumwe n'undi mujene usa nkaho asanzwe azi hano muri Mayami nyine hano mu Biryogo. Tutangiye yibwira abadukurikiye se ni muntu ki, atubwire n'amateka makenya yahanga. Umwanya ni wawe. Izina ryanjye nitwa Ashrafu, nkabandi umwana wavukiye muri uno mujyi wano Nyamirambo, ariko akenshi nkunda gusokera hano bahita muri kulalaha ufurayi, bamwe bakahita muri Mayami. Urebye hano ni ingeri z'abantu bose, abatoya, abakuru, abasaza, mbese ni ahantu ushobora kubona ukumva urayishimiye, ukagira umunezero, umutuzo, ibyishimo. Na bamwe bagira stress. Turagira ngo tubwire kuva ahantu bamara kwahindura gutya, bamara gufunga uyu muhanda nta modoka zemere kugendamo, basigamo aya maranje,
urabona byarahinduye ikintu kigaragara, urabona bimeze bite ubundi muri rusange ahantu hameze gute? hahindutse ikintu kinini cyane. Ureba mbere ntago wasangaga ingeri z'abantu bose, wasangaga abasaza kuko akenshi bazaga baje kunywa TV, ariko urabona hano turi duhereye kuwanyakiriye espresso n'ikawa uri kumva. Ubwo rero n'ababajeni n'ababasirimu bamwe bumva ko bajya ahenze, nano bya bindi baba bakeneye hamwe hahenze nano birahari. Hakabaho urubyiruko rwabonye akazi barakora, n'abandi bitinyaga hano barahatinyukiye. Kumva rero ni ikintu cyiza leta yadukoreye nk'urubyiruko, none nka ba babyeyi baba bafite imishinga iri hasi kubazamura, ni hano babazamuriye. Ese urabona ibi bintu nyine kuba barahinduye muri Carfreezone, mbere uko hari hameze hano hajyaga hitabirwa n'abantu bakuze gusa, abantu b'abasaza kandi nabo b'abagabo, ariko muri aka kanya turi kubona urubyiruko urw'abakobwa urw'abasore, tukabona none n'akarusho abantu b'abamama. Ese ni ukubera iki nyine hahise haba iyo mpinduka imeze gutyo? Iyi mpinduka igomba kuba kubera ko n'ubundi hano muri Biryogo abenshi bakundaga gusabana, ariko se ukibaza ndasabana na bangaye, ukareba depanse uri bukore uva hano ujya mu mujyi ujya ho Kacyiru, ariko hano biroroshye kuba wafata umuryango wawe ukawuzana inshuti n'abandi bose mwabashe kumenyana mu gihe gitoya. Kumva ko ni ibintu byiza cyane. Okay, noneho nyine turabona uburyo hashyushye, uburyo hari abantu bagiye batandukanye. Noneho turagira ngo utubwire nkawe nk'urubyiruko kuva bahafungura, niki ubona kiri kurushaho gukurura abantu uko bwije uko bugiye hagenda haza abantu benshi bagiye batandukanye? Ewa nana aba burusheti ziryoshye. Ndakubwiza ukuri, zimwe ze muri restaurant ngo za Serena wapi? Serena ntago yakoramo hano. Urugero nibwo bwa mbere uno muhanda warujemo abamisi, ndakeka niho hano hambere abamisi baje bakagira bakicara bakishima, ukabona ko nyine babonye bimwe wumvaga ko batabona. Nese niba umumisi asohoka akajya muri restaurant zihenze na bwisanzure baba bafite, ariko ageze ahantu wabona abantu barisanzuye baraseka baraganira, bituma nawe avuga ati ese ubundi kuki leta hari hamwe itagera aho kureba nk'hano yarahageze abiminduka cyane. Urugero nuko kameramani bidashoboka, hari ababyeyi badukuriye, ari bashiki bacu bakuru, ari bakuru bacu bakuru, kubabona byabaga bigoranye cyane. Urikumva kugirana ibiganiro nabo byabaga bikomeye cyane, ariko habaye ikibazo muraza mukicara mukaganira. Ese turagira ngo utubwire noneho, urabona ahantu naho hagiye kuba ahantu hazajya hasurwa n'abantu bagiye batandukanye, aba n'abaturutse hanze, urabona ahantu hagiye kuba naho aho ahantu h'icyitegererezo ho kuba abantu bahasura cyane kuko kugeza ubu ngubu turi gusurwa n'abazungu, abashinwa, bakareba ukuntu sosiyete nyarwanda ibayo, bakareba uburyo abanyarwanda basabana. Akarusho noneho hano abenshi batuye hano ni abasilamu. Kwa kundi baba bavuga ngo abasilamu ngo ni abantu babi, bari kureba icyiza cy'abasilamu. Ese tukiri aho ngaho kuvuga ngo ahantu hatuwe n'abasilamu gusa, ariko abantu ndi kubona hari ingeri zose zigiye zitandukanye, amadini agiye atandukanye. None kuri ako kantu bavuga yuko ahantu ka TV banywa haba harimo akantu, wowe urabivugaho iki? Oya, ahubwo uriya ni umuti. Uriya ni umuti uvura abantu mu nda. None se ko twatuzi ko muri iki gihe urubyiruko ariko twinshi ruba ruri ahantu haba hari inzoga, hari ibiyobyabwenge cyane, ariko uyu munsi aha hantu turi kubona urubyiruko rwinshi rw'ingeri zose, ni ukubera iki? Urubyiruko rwatangiye kumenya itandukaniro ry'ibibi n'ibyiza, sibyo? Uri mu buyobe nubimenye, ariko uburyo uri kumwe n'umuntu mwiza umwe ashobora kuba yakuvana muri bwa buyobe.
abenshi uri kubona hano n'ubundi hari aho bari barayobeye, ariko iyo ubonye ibyiza babahaye nanone bagomba kubyibazaho. Ese ibi byiza batuzaniye kuki tutabishyiramo imbaraga tubiteze imbere? Niyo mpamvu bavuye muri bwa buyobe baza ahandi bashobora gukura indangagaciro. Sanga usoma ku cyayi cyawe kidahora, sanga usoma ku cyayi cyawe kako kanije urakira ni dawa ya kazi. Turajya rero nk'uko umuvandimwe abibabwiye, ni ahantu haryoheye kuba wasohokera, ahantu kuba watembera, ahantu hari ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Turajya tugana ku musozo, ugira ikintu kimwe ubwira abantu batazi hano hantu batari banahagera na rimwe. Icyo nabwira abantu, nibaze barebe Biryogo nk'uko bayivugaga, barebe se niyo cyangwa ahubwo Biryogo ifite ikindi kintu gikomeye ibise muri yo. Rero nibaze barebe ubwiza bwa Biryogo. Izina rishyashya ngo niriye, izina niriye mwahabatije hano se? Ubundi hano bahita muri kula life right. Ya, urakoze cyane papa wacu, urakoze, turagushimira. Namwe murakoze cyane. Nk'uko twakomeje kubabwira ko twakomeje kuzenguruka hano muri iyi quartier yahinduwe Mayami, twagiye tubona abantu bagiye batandukanye ingeri zose, urubyiruko, abasaza ndetse n'abamama, abantu bagiye batandukanye. Aka kandi rero turi kumwe n'umumama cyangwa uko agiye kwivuga nimwe muri bibone. Turagira ngo noneho dutangire nawe yibwira abadukurikiye, avuga inshingano ze, avuge se ni muntu ki muri iyi quartier duherereyemo, atangiye aduhereza ikaze. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Nitwa Naira Uwamahoro, nkaba ndi komiseri w'ubukangurambaga mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Nyarugenge. Tubahaye ikaze rero. Murabona ahangaha turi ni mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Nyarugenge, aho bita muri Tarinyota, hahindutse Carfreezone. Murakoze cyane. Murakoze namwe kuba muduhaye ikaze hano ahantu mubereye abayobozi. Turajya noneho utubwire nk'uko wari utubwiye ko hitwa muri Tarinyota, ubu ngubu aka kanya kuva hahinduka muri Carfreezone, ni irihe zina bahaye? Murakoze cyane. Abantu bagenda bahaha amazina atandukanye bitewe n'uburyo nyine nawe urabibona biba bishyushye cyane cyane mu masaha y'ikigoroba. Hari urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu baturuka impande zitandukanye. Ikintu gitangaje ni uko abantu benshi bari ahangaha ntabwo ari abantu bavuka ahangaha, ahubwo usanga buri wese yifuza ibi byiza. Hamaze kuba rwose ahantu hasobanutse cyane nk'uko muri kubibona. Rero buri wese ahita izina bitewe n'uburyo yahishimiye. Noneho uko hano hantu twari dusanzwe tuhazi, twari tuzi ko ari ahantu hagendererwa n'abantu b'abasaza, abantu bakuze, bitewe n'icyayi bivugwa ko hano haba icyayi kiryoha cyane. Ariko aka kanya turi kubona hari ingeri zigiye zitandukanye, turi kubona urubyiruko rw'abakobwa, abamama, abapapa, abantu bose bagiye batandukanye. Ni ukubera iki noneho hajemo uruvangitiranye rw'abantu? Murakoze cyane. Nibyo koko muri Tarinyota hahoze hanywera abantu b'abasaza, binywera ikawa ndetse banywa na teveri, ariko murabona ibintu byarahindutse cyane. Nk'uko muri kubibona ahangaha harimo imihanda y'amabara. Uko hagenda haza ibintu bishyashya ni nako hagenda haza abantu bashyashya. Tukiri aho ngaho noneho turagira ngo utubwire muri rusange, kuva uyu muhanda bawugira Carfreezone, bawugira umuhanda w'imyidagaduro muri rusange, ni icyo ubona kimaze kuba cyafasha abantu batuye hano n'abantu bakorera hano? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere mbona kimaze gutera imbere ni mu bukungu. Mu bukungu urabona yuko hari muvuma, uwo ari we wese aracuruza, ubucuruzi burimo buragenda bitewe n'ubwinshi bw'abantu muri kubona ahangaha.
nta muntu uza muri iyi Carfreezone ngo atahe nta kintu aguze. Urumva imibereho y'abaturage banga yarahindutse mu rwego rw'ubukungu. Noneho ubu ngubu noneho aka kanya turi kuhabona ibintu bigiye bitandukanye, turi kubona abantu baza kuhataramira, abantu baririmba, abantu nyine b'ingeri zose bagiye tandukanye. Turabona nyine imyidagaduro yo irakomeje cyane. Turajyana noneho utubwire ikintu nkawe nk'umuntu usa nkaho ukuriye urubyiruko, utubwire ibyiza bya hano n'ikintu bigiye gufasha urubyiruko rwa hano mu Biryogo muri rusange. Murakoze cyane, nk'uko mubibona harimo imyidagaduro, ariko hari n'igihe kigera tukaba twakora ubukangurambaga bugiye butandukana, haba ari ubukangurambaga mu kurwanya covid kuko covid iracyahari, ndetse n'ubukangurambaga mu kurwanya ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu wenda muri kutubona ahangaha hari igihe kigera hari abari kuririmbira, akaba hahagarara nk'umuntu akaba yatanga iyo mesaje, hanyuma abantu bakayumva, kuko hateraniye urubyiruko rwinshi rugiye rutandukana. Murakoze. Murakoze cyane. Rero turi kugira ngo tugane ku musozo, turajya tugire icyo wagenera nk'umuntu wafashe iki gitekerezo akavuga ati reka Biryogo mahindure ahantu h'icyitegererezo, mahindure ahantu heza cyane. Turajya ngo tugana ku musozo ugire abo ushimira muri rusange. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndagira ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika udufasha muri byinshi. Tudafite umutekano ntacyo twaba dufite, turamushimira cyane, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukana badufasha umunsi ku munsi kugira ngo tube twabasha kwidagadura kandi turi mu mahoro. Murakoze. Murakoze cyane, turashimira umwanya wanyu mwafashe mukawuduhereza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Tugiye gutangira nacyo. Nk'uko twari twakomeje kubabwira nyine ko twabatembereje muri iyi karitsiye ya Biryogo yahinduwe Carfreezone, aho isigaye ari karitsiye y'imyidagaduro, ari karitsiye ifasha abantu kuba bagubwa neza bari gufata icyo kunywa. Aka kanya turi kumwe n'umuyobozi waho, umuyobozi w'umudugudu. Twajya dutangire yibwira abadukurikiye muri rusange. Murakoze kuba mu mwanya. Nge nitwa Mutarugera Strato Asumani, nkaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Gabiro muri aka kagari ka Biryogo. Murakoze cyane, murakoze no kuba mwaduhaye ikaze hano muri uyu mudugudu mubereye abayobozi. Noneho twajya dutangire ku kibazo giteye gutya, ahantu kuba bahindura Carfreezone, murabona hatandukanye n'ahakera, murabona ari iki hafitiye akamaro abatuye muri uyu mudugudu wanyu? Nk'uko abadukurikiye babibona, ni iby'agaciro, ni ibintu twese dukwiye kwishimira. Ni agace bimaze kugaragara ko ari agace gahuruza abantu benshi, ariko nk'umuco wacu mu Biryogo, nk'umuco wacu muri uyu mudugudu, ni abantu batuye bagira umuco wo gusangira. Hari igikorwa cyiza gikorerwa hano ku bijyanye na teveri n'ikawa, ndetse n'ababyeyi baze gutegura amafunguro ameze neza. Akaba ari umuco dusanganywe wo kwakira abantu mu Biryogo, nicyo nabivugaho. Noneho tukiri aho ngaho, ahantu kuva bahindura Carfreezone, hari izina rya mbere hitwaga mu Biryogo, ubu ni irihe zina bahaye rya kitiriro kaho ngaho? Aho hamaze kuza Carfreezone, uyu munsi twe tuhafata nk'agace k'ubukerarugendo. Ni agace nyaburanga, ni agace abantu bose bifuza kuza kurebamo, cyane cyane bijyanye n'umuco waho. Ni abantu bishimye kandi basabana n'abantu. Ndetse aka kanya nubwo wenda mwari buze kubimbaza, ni umwanya wo gushimira leta y'igihugu cyacu idutekerezaho, ni umwanya wo gushimira Abanyabiryogo baharanira umuco wabo, baharanira gusabana. Ni agace akenshi mbivuze narambirana, ariko abenshi barabyibuka muri kampeni twigeze kugira twamamaza umukuru w'igihugu, na n'uyu munsi Abanyabiryogo turiteguye. Noneho turagira ngo utubwire ni akahe kamaro ubona ahantu hafitiye Abanyabiryogo muri rusange ndetse n'igihugu? Icya mbere mu kamaro, ndashima yuko ari agace kamaze kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ikindi cya kabiri, ni agace kamaze kuzamura abahatuye n'abahakorera mu rwego rwo kwiteza imbere. Ni agace abantu baho bagaragara ko basobanutse, ndetse barushaho guteza imbere igihugu, bamaze kuzamura imyumvire, bakaba ari intangarugero mu gihugu cyacu. Ni iki wabwira abadukurikiye bari bazi Biryogo ya kera na Biryogo y'ubu ngubu yakakaye? Ni iki wababwira muri rusange? Nagira ngo mbwire abari bazi Biryogo ya kera,
uyu munsi hari abantu batekerezaga ko Biryogo ari abantu bahatuye bakora ibintu bidasanzwe, cyane cyane aha ndashaka kubivuga nk'umuyobozi, bakavuga ngo uwashaka perimi, uwashaka ibindi bikorwa, ariko ni agace abantu biteje imbere, ni agace abantu bamaze kujijuka, ni agace buri muntu wese ushaka gukora ngo atere imbere, ushaka kwiga umuco ndetse no gukunda igihugu yaza akigira mu Biryogo. Kuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tugire ikintu kimwe ubwira abantu batari baza hano kuva bahindura iyi Carfreezone, n'iki wabakangura kuza kureba, n'iki wababwira muri rusange kugira nabo bazitabire kuza gusura ahantu. Murakoze, nk'uko bivuze tugana ku musozo, nagira ngo me Abanyarwanda bose, me isi abadukurikiye, mbahe ikaze mu kagari ka Biryogo mu mudugudu wa Gabiro. Baraza nibagera barahasanga icyambere, barasanga imyidagaduro, barahasanga abantu basabana, barahasanga amafunguro ateguye neza kandi ateguranye ubuhanga, ariko barahasanga abantu bafite umuco wo gukunda igihugu no kwakira ababagana bose. Murakoze cyane, tunabashimira murakoze kandi turifuza ko muzagaruka. Halo. Ya nkuko twakomeje kubibabwira rero, murabona nye twakomeje kubatembereza mu nce zigiye zitandukanye zigize iyi Biryogo, iyi Carfreezone ya Biryogo, ahazwi cyane nko ku izina rya Mayami. Ahantu rero bakaba barahaye izina kubera uburyo hameze, uburyo bikorwa bihakorerwa biba bigiye bitandukanye cyane. Je muri kumwe nawe ni Musazi rero, iyi ni Abaton TV. Nkuko mubona rero twakomeje gutembera tuya abantu bagiye batandukanye, aho twagiye tubona na bamwe mu bayobozi n'abayobozi bamwe na bamwe nyine bakuru bo muri aka gace. Turagira ngo twakire umwe mu buyobozi aze tugire ibibazo tumubaza, nyine aganiriza abantu muri make, abwira abantu ibyiza by'ahantu n'uburyo hameze mu rusange, nabwira amateka abantu. Turagira tugwikaze uze ugire icyo ubwira abadukurikiye muri rusange. Turagira tugwikaze rero utangire wibwira abadukurikiye inshingano zawe muri rusange, kugira ngo abadukurikiye abashe kumva umuntu turi kumwe aka kanya ni muntu ki, ese nize nshingano afite ahantu duherereye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rukundo Wilson, nkaba ndi komiseri w'itangazamakuru n'ubutwererane mu nama nkuru y'igihugu y'urubyiruko mu murenge wa Nyarugenge. Nk'uko uvuze nyine ko ukuriye urubyiruko hano hantu, nanone ahantu turi turabona ko ari ahantu heza cyane, ari ahantu nyine bahinduye Carfreezone ko nta binyabiziga byemeye kuhagenda, urabona ko haba hari ibintu bigiye bitandukanye. Ese ahantu kuva bahindura Carfreezone urabona harafashije iki urubyiruko muri rusange? Nk'uko mubibona muri rusange, Abanyarwanda bari bakeneye imyidagaduro, bari bashonje kongera kwishima nyuma y'icyorezo cyari kimaze hafi imyaka 2 kiri ku isi. Mu by'ukuri bisa nk'aho urubyiruko rwongeye kwishima, cyangwa se abantu bongeye bakishima muri iki gihe, urabona ko byaje bikenewe muri rusange. None se urabona ahantu ukuntu hameze, twajyaga tubona ahantu busanzwe mu Biryogo hagendwa n'abantu bakuru gusa, abantu b'abasaza aribo baba baje gufata icyayi cya hano, ariko aka kanya turi kuhasanga ingeri zigiye zitandukanye, harimo urubyiruko, yaba abakobwa, abamama, abantu bagiye batandukanye muri rusange. Ni ukubera iki hahise hahinduka gutya aka kanya? Mu by'ukuri ni cya kindi twatangiye tuvuga, bisa nk'aho imyidagaduro, urubyiruko murabizi ko rukunda ahantu hashyushye imyidagaduro. Aha rero naho nicyo kintu urebye baza bakurikiye, cyane ko n'urubyiruko ruturuka mu mujyi wa Kigali mu ngeri zose zigiye zitandukanye, ibice byose usanga bose baza guhurira hano. Rero wa mwimerere w'icyayi cya hano, teveri, za brusheti zaho, biragenda bikabakurura, ugasanga nyuma yo kurya no kwishima usanga banezerewe, urebye nta kibazo. Ese ubundi ibintu nyine ntibyari bisanzwe, ni ubwa mbere ibintu biba bibaye, ni ubwa mbere nyine ahantu haba hahindutse gutya. Ese urakeka ari iki agiye kumarira abaturage muri rusange, yaba n'igihugu muri rusange? Buri umuturage iyo yishimye, umuturage ubayeho neza nuko aba yishimye. Ikigaragara cyo kwishima k'umuturage niyo nsinzi, niyo ntambwe ya mbere, niyo mpamvu avuga ngo umuturage ku isonga. Ikigaragara cyo nyuma yo kwishima gutya urataha ukumva uguwe neza. Ese nyine nawe twagusanze hano, watubwiye kuri umuyobozi, ibi bintu kuba urubyiruko ari two twinshi ruri hano, bivuze yuko urubyiruko kuba rwakongera kuba twinshi mu mihanda, rwishyura mu biyobyabwenge, bisa nk'aho bigiye kugabanuka? Of course ikigaragara cyo bisa nk'aho byagabanutse, kubera ko aha hantu nta kintu cya alcohol gihari. Ni icyayi, ni mukaru, ni teveri, ni capati, ni brusheti,
abantu bakishima bagataha. Ikigaragara cyo wa mwanya wo kuba bari mu muhanda mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, bisa nkaho uwo mwanya ntawe uhari ku rubyiruko. Urabona ko hano hari urubyiruko rungana hafi nk'ibihumbi 2,000 ruri hano, bisa nkaho ari ikintu kinini cyane bigiye gufasha ku mibereho y'urubyiruko. Noneho turi kugana ku musozo, turagira ngo utubwire ikintu hano ubona gihari kidasanzwe gituma hakomeza kuza abantu b'ingeri zose baba bagiye batandukanye. Bajya nyine uvuge ku ijwi hejuru kugira abadukurikira bace kumva uko hano hari urusaku rwinshi cyane. Ikigaragara cyo ikintu kiri hano gituma abantu benshi bahurira cyane ni wa mwimerere wo mu Biryogo, wa mwimerere w'icyayi, wa mwimerere wa burusheti yaho. Ikirenzeho kigaragara cyo n'uyu muhanda bagize Carfreezone wari ukenewe no gukurikira ino miziki igiye itandukanye nk'urubyiruko. Koko bigaragara ko baza ari ibintu byinshi bakurikiye, kandi ibyo bakurikiye barabibona. Niyo mpamvu ubona bagenda ingeri zose zigiye zitandukanye zigenda zihurira hano. Nk'uko mubibona inyuma yacu murabona hari abantu bakuru cyane, hari abantu bakuru, abakecuru, abasaza, urubyiruko, nicyo cyonyine baza bakurikiye. Noneho turajyanye n'ushimire nk'umuntu uba warazanye waratekereje iki gitekerezo cyo kuba ahantu mu Biryogo yahagira ahantu y'ikitegerezo mu gihugu, ahantu hagendwa n'abantu bagiye batandukanye, dore ko duheruka hano twasanze n'abazungu n'abantu bagiye batandukanye. Turagira ngo usoze ushimira abantu baba baragize mbere na mbere ndabashimira Perezida wa Repubulika ubasha kutureberera, ubasha kurebera igihugu nk'iki ngiki gifite ubwiza nk'ubu ngubu, umutekano, isuku, abanyamahanga bakaza mu ngeri zose zigiye zitandukanye bagahurira hano. Turamushimira cyane, naho hari abyumve, tunamusaba ko na manda ikurikira yatwemerera tukabana nawe, kubera ko iterambere ni iri ngiri. turajya ntacyo tukurekure ukomeze wenjoyinge, noneho dukomeze ikiganiro cyacu, kandi mwakoze cyane kuba mwaduhaye umwanya. Namwe murakoze cyane.
nk'uko mubibona rero twari turi muri Carfreezone ahazwi cyane nko muri Mayami, niryo zina bahaye rya kitiriro. Ni ahantu mbona hashimishije, ni ahantu heza cyane, ahantu hari urubyiruko rw'ingeri zose zigiye zitandukanye. Nje mwari kumwe nawe ni Musadi, tubakangura namwe muri impande n'impande kwa mwaza mugatemberera ahantu heza cyane. Murabona ukuntu hagaragara, ukuntu hashyushye cyane, ni ibintu by'agatangaza. Tunashimira abayobozi bagize uruhare rwo kuba bafata Carfreezone bakahahindura ahantu h'icyitegererezo cyane. Mwakoze kubana natwe tugira ngo muzakomeze mu biganiro by'Abaton TV. Ibiganiro byo nakagaruka.